nari umukinnyi mwiza wa basket, ngakunda basket, ngakunda no kwiga, ariko mu by'ukuri naje guhura n'umwarimu ibitekerezo bye yambwiraga yuko akurikije uko meze nuko nkina na taye yanjye ndamutse ngeze hanze byagira icyo bimarira. Ndabyibuka twenda no gukora examen z'igihembwe cya gatatu kugira ngo nimuke mu gatatu. Ariko nahise ntaha mu rugo barambaza se kuri icyo utashye imbere y'abandi bimeze bite. Nigira umuntu atari tu ndabihorera mbere ko ari bisanzwe kandi nyamara ikibazo gihari. Nta garuro nari mfite. Kuko nari nsuzuguye ababyeyi, nari nsuzuguye abavandimwe banje. Amafaranga yo kujya Kampala yaje kuboneka gute? Hari umuonkere wapfuye wanjye. Icyo gihe yari afite akazi yakoraga no mu mujyi muri abyama station. Naragenda mubeshya nyine ndamubwira ni onkere mfite ikibazo gutya na gutya. Amfite naragiye nari mfite n'utuntu duke mu rugo. Natwo nyine ndatugurisha kugira ngo mbone amafaranga. Ntangira kurara ku muhanda wa Kampala. Kwepana n'abapolisi hari Kampala ntago biba byoroshye. Nkaho ngaho nari ndi mu bwato abo bapolisi iyo bamfata bakanjugunya mu mazi mba narapfuye. Kuri ubu ngubu ntago nakwihakana igihugu cyanjye kubera yuko ni igihugu cyiza, ni igihugu gifite umutekano, ni igihugu giha amahirwe abantu bose. Njye mbona abashinwa baza mu Rwanda, baza muri Afurika. Nkabona Abarabu, nkabona Abaturukiya, nkabona Abahinde baza gukora muri Afurika. Kandi ugabona barabyishimira bameze nkaho bari muri paradizo. Ariko njye nkibaza se kubera iki twebwe dutuye muri Afurika tutakwishimira kuba muri Afurika. Icyambere burya niba ikizere utagihawe no gukoresha cyangwa se n'ushaka akazi nawe ubwawe ushobora kukiha ukigaragaza icyo ushoboye muri wowe. Yes, kwarimo gukurikirana BigTown TV, mwonje mwiriweho amakuru yanyu. Ndakeka ko mumeze neza cyane kabisa kandi mukamurimo gukurikirana BigTown TV buri munsi, buri gihe, buri kanya. Aka kanya tukaba turi kumwe mu bigano byacu bya buri munsi, ni bigano bitandukanye. Ariko mbere yuko tukomeza cyangwa mbere yuko mbabwira icyo tugiye gukora uyu munsi, reka mbibutse gukanda subscribe kuri BigTown TV maze mukurikirane amakuru yacu ya buri munsi. Amakuru menshi meza atandukanye, exclusive n'ibindi byinshi. So uyu munsi twafashe gahunda yo kuganira na Ngoga. N'umusore wakoze urugendo rurerure cyane. Murabizi hano mu Rwanda cyangwa muri Afrika cyangwa muri ibi bihugu birimo gutera imbere, kenshi abasore bo muri Afrika bumvaga dreams zabo n'ukwisanga bari muri Amerika, Canada, n'ahandi mu bihugu byateye imbere, mu bihugu by'Uburayi n'ahandi henshi atandukanye. So urugendo barukora gute? Hari abandi bafata amato bakajyamo bakagerageza kugenda, abandi bagaferinga, abandi bakisanga bagezeyo, biba bigoye cyane. So uyu musore turi kumwe nawe hano araza kutubwira urugendo rwe kuva i Kigali kugera mu bihugu byinshi bitandukanye, yagiye mu bwato ashaka kujya hanze. Byagenze gute n'ibindi byinshi bitandukanye ni mu kanya gato kuri BigTown TV. Reka tumuhe ikaze. Kaze papa, amakuru Neza cyane. Yes, watwibwira? Mu mazina yanjye nitwa Ngoga Alain Jean Pierre. Yes, Ngoga. Ngoga wavukiye he, wakuriye hehe? Navukiye mu mahanga mu gihugu cya Kongo ahantu bita kuri Goma. Rero ari ku itariki ya 14 z'ukwa karindwi 1984 nibwo navutse. Okay. Waje kwiga gute? Nize nk'abandi nyine. Primaire nayize hara kuri Goma, ngira amahirwe niga mu mashuri meza hariya. Hari abanyarwanda benshi bari bafite ibigo by'amashuri. Urumva ko abanyarwanda babaga hanze bafashaga abanyarwanda bandi kwiga neza. Igihe kigeze cyo gutaha muri 1994 turataha nk'abandi bose. Nkomereza kwigana mu Rwanda nk'abandi nyine primaire ndayirangiza. Okay. Uyu munsi twifuzaga ko dusangiza urugendo rwawe rwo kuva mu Rwanda ushaka kwerekeza mu bihugu byo mu mahanga mu Burayi. Byagenze gute, byatangiye gute, byatangiriye hehe? Afite byatangiye niga ku kigo cy'amashuri cyane bita Groupe Scolaire Shyira. Ubu ni mu karere ka
ka Nyabihu y'iki gihe. Icyo gihe rero nari umukinnyi mwiza wa basket, n'igihe wari kapiteni w'ikigo cy'ishuri cyacu. Hari umutica rero w'umugande twa Francis, urabizi bakoraga mu bintu bya ikigo nigagaho cyari cy'abaporoso. Yes, urugendo rwatangiriye hehe, rwatangiye gute? Amfete rwatangiye ngeze hariya ku kigo nigagaho, nigaga mu mwaka wa 2 secondaire hariya kuri groupe scolaire Shyira. Nari umukinnyi mwiza wa basket, ngakunda basket, ngakunda no kwiga, ariko mu by'ukuri naje guhura n'umwarimu, ibitekerezo bye yambwiraga yuko akurikije uko meze nuko nkina na taye yanjye ndamutse ngeze hanze byagira icyo bimarira. Akambwira yuko hari abantu benshi bagiye bagera kure aho iwabo Kampala. Numva ko nanjye ngomba kubikora. Urumva n'imyaka yanjye yari ikiri mito ya kumva ibyo umuntu akubwiye byabaga byoroshye, nahise mbyemera. Icyo gihe nahise mfata umwanzuro, ndabyibuka twenda no gukora examen z'igihembwe cya gatatu kugira ngo nimuke mu gatatu. Ariko nahise ntaha mu rugo, barambaza se ko icyo utashye mbere y'abandi bimeze bite. Nigira umuntu watari ndabihorera, bereka ko ari bisanzwe kandi nyamara ikibazo gihari. Ariko umugambi wari uhari wo kujya Kampala. Ubwo kubera yuko nyine nawe yiteguraga gusubira iwabo muri icyo gihe cya vacances. Ubwo nyine nuko natangiye gushaka amafaranga yo kugira ngo ngende Kampala. Nuko ndagenda Kampala rero, mpageze mfiteho n'abantu bo ba familie, ariko ntabwo nashatse kujya kuba familie, ahubwo nagiye iwabo uwo musore. Ariko ubwo urumva nari ntangiye kugenda nyine nta garuriro nari mfite, kuko nari nsuzuguye ababyeyi, nari nsuzuguye abavandimwe banjye. Ngo Francis nyine tukajyana ku bibuga bya basket hari Kampala, tugakina, akanyerekana hariya na Mirembe Road hari ikigo cy'abangirikani gikomeye. Bari bafite ni timu yabo bakoreraga aho ngaho, tugakora. Ariko nyine tukazengurukana na hariya mu mujyano bita ujya Wandegeya. Hari ahantu bakunda gukorera match y'amabasket. Nkajyayo, hari twigeze no kujya Makerere, ariko nyamara njyewe numvaga bizakunda tu. Ariko noneho iwabo, aho nabaga iwabo, baje kugenda batanyumva neza ukuntu mpaba iwabo, bituma mpapfa. Nuko ngo amafaranga yo kujya Kampala yaje kuboneka gute? Iyo story ni ndende. Kugira ngo nyabone icyambere imyaka nari mfite ntabwo yanyemerera kugira ibyangombwa. Kuba najya kuri immigration ngusaba ibyangombwa ntabwo byashobokaga. Byasaba kuba uri kumwe n'umubyeyi kugira ngo ubone ibyangombwa. Ubwo rero hari umuonkre wapfuye wanjye. Icyo gihe yari afite akazi yakoraga mu mujyi biriya by'ama station. Naragenda mubeshya nyine ndamubwira nti onkre mfite ikibazo gutya na gutya, kandi ndashaka kukinkemurira. Ati se kuba iki batambwiye abandi? Ndamubwira nti buriya nuko babuze uko bakubwira. Icyo gihe rero n'ibintu by'ikoranabuhanga byari bitaraba byinshi, amatelefone, ngo wowe wabaza ngo iki. Urumva we isa bikora ibyo aramfasha nyine. Amfite naragiye, nari mfite n'utuntu duke mu rugo, natwo nyine ndatugurisha kugira ngo mbone amafaranga. So ugeze Kampala ugerageza gukina basket, iwabo uyu musore mwabanaga ntago bakwiyumvagamo. Nyuma yaho byaje kugenda gute? Nyuma yaho rero byaje kugenda gute, nagiye kwa tante wanjye aba Kampala. Icyo gihe abaga kansanga, ariko basigaye bagaba. Afite njyayo, ariko yarazi amakuru yanjye, yarazi ko nyine naretse ishuri kandi atabyumva neza. Ubwo urumva naharaye rimwe kabiri, bwa kabiri nyine mbona bitarimo birazamo neza, ndahava. Nibwo nisanze mu mihanda ya Kampala, azana amayiba, ntangira kurara ku muhanda wa Kampala. Kwepana n'abapolisi hari Kampala ntabwo biba byoroshye. Ariko nyine nisanze hari abandi benshi bahuje ikibazo nanjye. Nabo bashakaga kujya hanze. Simbizi ibyo batekerezaga, ntabwo narebaga ibi mu mutima wabo. Ariko nyine narebaga uko ubona wabayeho,
n'ukuntu mbayeho duhuje ikibazo. Yes, ubuzima bwaho Kampala byari bimeze gute no gushakisha kuva Kampala cyangwa kujya n'ahandi? Kampala ntabwo byari byoroshye kuko nabaga ari ahantu bita Old Kampala, ari iruhande rwabangamo amabasi ajya Dar es Salaam, ajya Nairobi, bayita na Maiba. Ubwo nabaga ndaho ngaho nyine uturaka turi aho ngaho twa make, abona amafaranga make make, basi yaza nkakubura, nkayikuburamo gutyo ngenda menyera gutyo n'abantu bavaga muri ibyo bice ko ngewe n'ikiganiro ntayagutyo nari nzi icyo gihe, navuga Igiswahili, nuko nkomeza gutyo ubuzima bwa Kampala bukomeza gutyo. Kubw'amahirwe rero naje guhura n'umugabo witwa Kasim, yari sharuwa wa company imwe yajyanaga abantu Dar es Salaam, muri basi zaho zijya Dar es Salaam. Uwo mugabo rero twaje kuganira kwa kundi tuba twinywera icyayi aho, mubwira nyine aho navuye, mubwira n'ibibazo mfite, arambwira ati hari icyo nagufasha kujya Dar es Salaam, wowe kirwariza ukazakomeza n'ahandi, nkuko wumva ushaka kujya Mayotte wabikora. Kasimu rero ubwo byaje kuba, urumva ngewe nari menyeranye n'abashoferi aho, nari maze kumenyana n'abashoferi bajya Dar es Salaam, bajya Nairobi. Ubwo ngewe igihe cyarageze cyo kugenda, nahise njya muri basi nisanga ndi Dar es Salaam. Bwa mbere nisanga ndi Dar es Salaam. Noneho n'ubundi iyo company yari inzanye, harimo abakozi ba conductor, n'ubundi nabo twari tuziranye. Ubwo urumva ni nkaho ari umuryango nari nisanzemo Dar es Salaam. Ubwo uwo mugabo Kasimu hari undi mugabo yandangiye, nyine uwo sharuwa waho ngaho nyine Dar es Salaam, iyo company yabo. Ubwo niko twagiye tumenyana, za gushaka uburyo noneho najya Mayotte. Aho Mayotte ntabwo byari ibintu byoroshye. Kubona ubwato byonyine kujya Zanzibar byari byoroshye, ariko kuva Zanzibar ujya Komoro ho byari ibindi. Ubwo kugera aho Mayotte, Komoro, ni ahantu hari mu bwato. Kandi ni ukuvuga ngo icyo gihe nta surveillance yari yakaba nk'iki gihe ikoranabuhanga. Icyo gihe twagendaga mu mizigo, bakaba bagushyira mu mufuka ahantu ukajyamo gutya, watanze amashiringi make. Icyo gihe nageze Dar es Salaam, hari mushiki wanjye wabaga mu Bwongereza, naramuhamagaye, ndamuganira rero natangiye struggle ndahanaha, niba ari ikintu wamfasha mfasha, kuko nawe yari yaragiyeyo mu buryo mbese bugoranye. Kandi we yajyaga nanshyigikira ko yaravugaga ati birashoboka ko nawe wazahagera. Ubwo hari utudolari duke yari yanyohereje, nitwo nakoresheje njya Mayotte. So target yawe yari kujya mu cye gihugu? Target, urabizi Mayotte ni ikirwa cy'Abafaransa. Iyo uriyo uba umeze nk'aho uri mu Bufaransa. Ni ukuvuga ngo ugiye ukajya ahantu ukahaba, fendefe ugira icyo uburenganzira ubona, noneho wazashaka kujya mu kindi gihugu bikakorohera nk'uko wabanje guca ahandi. Ninde wari waguhaye iyo map akagushushanyiriza kubwira ngo nugera aha n'aha uzabigenza gutya na gutya, nuva hano uzakomeza gutya mpaka ugere aho washakaga kugenda? Bagti, urabizi abantu benshi baba bafite map nyinshi. Akenshi na kenshi abantu baduha izo map ni abantu babayo hariya Dar es Salaam, baba barageze hanze. Barageze hanze aho ngaho ibyo bintu bibera, ariko baraciye izo nzira. Abo rero nibo bagerayo bagahamagara bene wabo bari nati nyamara twanyuze aha n'aha. Icyo gihe rero ngewe nari mfite umucuti wanjye twabanaga i Muhanga tugihunguka, hari mukuru wari waranyuze muri iyo nzira, niyo wari warambwiye gutyo. Afite ntabwo nashaka kubikora muri icyo gihe nabikoreyemo, ariko kubera nisanze ndi Kampala kandi nakoze amakosa yo kugenda mu rugo ntababwiye batamaye akoro yabyo, niyo mpamvu nahisemo kubikora gutyo. Nicyo igitekerezo cyaje muri Kampala. Igitekerezo cyaje uri Kampala? Nicyo cyaje bwa mbere. So inzira nimwe waciyemo kuva Kampala kujya Dar es Salaam yari sawa iyo ngiyo? Yari sawa, no kugera Zanzibar byaranyoheye. So wavuye Dar es Salaam habaye igihe kingana gute? Dar es Salaam icyo gihe ntabwo nahatinze, nahamaze icyumweru gusa, kuko igitekerezo cyanjye cyari gukomeza, ntabwo cyari Dar es Salaam. Kuva Dar es Salaam kujya ahandi aho rero handi urumva nayo madolari yanjye nafashe
nyine yari amadolari make yanyoreje amadolari 75 ariko kuri njye yari menshi kuko kujya mu bwato byonyine bujya Komoro n'icyo amadolari atarenze 20 no kuva Komoro njya Mayotte naho ntago byarenze 35 ubu urumva n'ayandi wenda nakoresheje mu nzira byarahanye ariko unfortunately nageze mu nzira mura n'ubwato bagira biriya bihugu bigira abantu barinda amazi yabyo kandi bakaza bagasaka buri bwato bwinjira muri area zabo. Nje nifuza kumenya urugendo rwatangiriye Dar es Salaam rwo kujya Mayotte ubwato wabubonye gute, ninde wagupangiye, winjiyemo gute, wari witeguye gute kugira ngo ujye muri urwo bwato trip itangire? Aho ngaho Dar es Salaam ntago hari ubwato buri hariya bujya Mayotte oya nta nubwo ariko ubu bujya Komoro bwo burahari ubujya Komoro bwo burahari kuko n'abacuruzi benshi baza kurangura Dar es Salaam kandi n'aba Dar es Salaam bakajyana ibintu hari ahantu bita Ferin burahari buca Zanzibar bukahita bukomeza bujya Komoro burahari. Ubwo iyo ugeze Komoro nibwo ubona ubundi bwato bujya Mayotte kuko nyine ntago hari ubwato butwara abagenzi nyirizina ariko butwara imizigo bwo burahari. So kuri wewe byagenze gute, ubwato wabugezemo gute, urugendo rwawe rwatangiriye gute hariya Dar es Salaam? En fait buriya bwato bugenda nijoro bwinshi bugenda nijoro kandi biriya bihugu afite urabona ifite udufaranga dukeya kandi nanjye ubwanjye naragendaga wagira ngo hari n'igihe Imana yabimfashagamo wenda singira ikibazo kinini ariko kuri icyo gihe bwo naje kukigera kuko nageze mu mazi mo hagati baza gukora igenzura ry'abantu bari mu bwato. Nje ikintu nashaka kumenya ukuntu winjiye mu bwato. Ninjiye mu bwato natanze amafaranga. Watanze amafaranga? Natanze amafaranga. Hari abakozi baba bashinzwe gupakurura ibintu no kubipakira. Ubwo urumva bashyize muri uwo mubare w'abantu babo bantu. Tanga amafaranga ngahe? Icyo gihe kugera Komoro natanze 20. Kuva Komoro njya Mayotte natanze 35. So umaze gutanga amafaranga ariko ubwato ntabwo ari bw'abantu ni bw'imizigo. Sibyo? Watanze amafaranga bakwemereye kwinjira, ni bande bakwemereye, ni bande bahaye amafaranga? En fait ntabwo ari abayobozi batwara ubwo bwato. Ni abakozi bakora muri ubwo bwato. Nta nubwo nisanzemo njyenyine harimo n'abandi bameze nkanje. Ubwo rero ni ukuvuga ngo byagendaga bashyiragamo abantu ugasanga wenda umunsi badufashe nibwo nabonye ko turi benshi kuko bakuyemo benshi nanjye ndimo bataragufata ngenda shaka urugendo rwatangiye Dar es Salaam maze kwinjira mu bwato nisanze nyine natanze amafaranga banyeretse umuntu ngomba kuyaha umushefu babita ba loading officer ubwo nibo bamfashije kugira ngo ngere mu bwato mo imbere ninjiramo urumva ngiye nari ndi mu mizigo ariko nambaye imyenda y'abantu bakora muri iyo mizigo. Nakwihisha? Kwihisha ubuva Komoro njya Mayotte narihisha ariko ubuva Zanzibar njya Komoro ntabwo nigeze nihisha. So kuva Dar es Salaam kugeza Zanzibar wajyayo gute? Zanzibar ho ni bisanzwe. Zanzibar nawo twaragiye tugerayo bisanzwe hariya burahari ubwato buhari bishyura bugiye butandukanye n'igiciro, hari ubwishyura menshi bw'abakire, hari ubwishyura makeya, nta n'ibyangombwa bagusaba, baba bazi ko ugiye gutembera cyangwa ugiye gukora izindi gahunda zawe. Bo byaranyoroye nta kibazo. None kuva Zanzibar gukomeza urugendo reka tutangire ngaho. Aho Zanzibar rero nakitanye ikigwa cy'ubucuruzi, haba hari amato menshi akomeza ubwo bwato rero nabuboneye aho nyine njye ntabwo navaga naho ngaho ku mazi. Nuvuga narahageraga niba ari ikintu cyaho cyo kurya nkajya kukirya nkagaruka kubera target yanjye ari yo kugenda muri ubwo bwato. Ubwo rero njyewe navuganye nabo ndavuga ati ndashaka kujya Mayotte, barambwira tugomba kunyura Komoro. Ubwato rero ugomba kugenda burakugeza Komoro, noneho wowe ushaka ukundi uzajya Mayotte. Nuko nageze. Ubijyamo nyine ntangaye amafaranga amadolari 20. Still bagushyira mu mizigo? Aho ngaho ntago bampishe kubera yuko nari nambaye imyenda y'abakozi babo. Urugendo rwari rumeze gute mu nzira, byo kurya byo kunywa byari bimeze gute?
ubwato bwafashe igihe kingana gute kugira ngo bugere Mayotte cyangwa Komoro, I don't know? Buriya bwato butwara imizigo bugenda buke cyane, bugenda buke cyane kandi bugenda buhagarara mu nzira bareba kuva Zanzibar njya Komoro twagenze umunsi nijoro, ngo twagenze ijoro n'umunsi nibwo twageze Komoro. Okay. Ahangaho mu bwato byo kurya byo kunywa biba bimeze gute? Ibyo kurya baba barya ni ibisanzwe, ni uvuga ngo niyo capati, bakunda amantu y'amacapati. So wasangiraga n'abakozi bahari? Nyine uwari washyizemo yari uwo nguwo nyine ushinzwe iby'imizigo. Urumva ibyo baryaga n'ubundi muri ayo mafaranga nari namuhaye, nari namubwiye ko mfite n'ibibazo kandi ngo agomba kumfasha, nawe yari yabyemeye. Urumva ibyo yaryaga n'ubundi nibyo nanjye naryaga. Okay. Sawa, mwakomeje mwageze Komoro. Aho byaje kugenda gute? Komoro ho byaranduhije kubera byonyine. Komoro ho biraruhije kubera yuko ni igihugu gituwe n'abasilamu gusa, kandi ngiye sindi umusilamu. Twageze Komoro, umuntu wamfashije ngiye yari umupolisi waho, umupolisi w'uburinzi aho ku bwato. Naramwegereye nawe ati n'ubundi ntacyo gitangira, reka mpite mwegera mumubwire. Urumva aramfasha, ndabizi. Naragenda mubwira mva hanaha ndashaka kugera Mayotte. Uwo niwe nahaye amafaranga $30. Ni nawe wambwiye kuyamuha kwaza no kumfasha kugira ngo avugane n'uwo muntu n'abagomba kuntwara. Nuko nisanze mu bwato bujya Mayotte. Bwari ubwato bunini, ntago bwari butandukanye n'ubwato bwamvanye Zanzibar bunzana Komoro. Ariko nyine naje kujyamo, ariko hano narihishe, ntago nigeze njya mu mizigo, nuho narihishe nyakwihisha. Ubwo rero tugeze aho ngaho mu bwato twari tugenze nk'umunsi wose, nkuko wava hano saa 12 ukajya hasi saa 10 za nimugoroba. Tubona ubwato bundi buje butugota, bwa bundi buto bw'abasirikare. Ubwo baraza nyine barasaka nyine ubwato nyine, niyo mategeko yaho. Ngira ngo kuva mu mugabane ujya mu wundi barasaka. Ubwo baraza barasaka nibwo baje kungwaho rero nanjye baramfata. Ubwo urumva twebwe n'abandi nta nubwo nzi ko nari kumwe n'abandi nabo duhuje ikibazo. Nabo barabafashe bose babashyira mu rwa bwato buto bw'abapolisi batujyana he kudufunga Mayotte. Ubwo dukomeje muri ubwo buzima nyine bwo muri gereza. Ubwo ngiye ahubwo najyaga numva kera ngo bafata abantu mu bwato bakabajugunya mu mazi. Niko nari nzi ko bagiye kunjugunya, nari nihebye. Ariko kubwa amahirwe batujyana muri prison yaho, baradufunga nyine. Bigeze igihe baduha ubwato butugarura Komoro nkaho twavuye. Ubwo urumva nyine inzozi zanjye zo kuba Mayotte zo kujya Iburayi zahise zihagarara aho ngaho. Ubwo nisanze ngarutse Komoro, nanone nshaka uburyo nanone nasubira Dar es Salaam. Nuko nguko byagenze. Urugendo rwawe rwo kuva Komoro kugera Dar es Salaam ushaka kugaruka byari bimeze gute? Komoro ngaruka, urumva hari byinshi nari maze kumenya muri iyo nzira yo kugenda. Byaje kunyorera, usibye ko nari agahinda kari kenshi, nari narababaye cyane. Urumva naracitse intege, mvuga nti amafaranga yanjye aragiye, umwanya wanjye uragiye. Urumva biragenda gute? Nibwo naje nyine ubwo bwato nyine hari amafaranga make y'amashiringi nari nasigaranye. Ayo mafaranga n'aya $1 make nasigaranye niyo yamfashije kugira ngo ngaruke Dar es Salaam. Nigera Dar es Salaam rero ari Ubungo niho bisi zihagarara. Nyine ngo uwo mukondakta yahise amfata, twari turi kumwe muri basi wari wanzanye amvanye Kampala. Urumva no guca ku mupaka nta byangombwa nari mfite, ni nayo wangira inama, ni nayo washyize ntago ku mupaka, imipaka myinshi icyo gihe irakomera. Ni nawe wambwiye ukuntu aho nza kunyura kugira ngo ningera hirya bamfate. Urumva nisanga nageze Dar es Salaam. Uwo mukondakta rero nawe wanjyanye iwe mu rugo, turaranira iryo joro. Noneho bukeye bwaho angira inama yo kujya Ferini hariya ubwato bwa Zanzibar buri kugira ngo aho nshakire uyu muzi ubwato buzanjyana Zanzibar. Ariko ntago nashaka kujyayo nta mafaranga mfite. Urumva byasabye yuko kugira ngo mbone amafaranga ngomba guhamagara mushiki wanjye akanyuriza amafaranga. Urumva noneho ndamuhamagara sister. Icyo gihe nta telefone zariho nyinshi zo guhamagara, hari ziriya za cafetaria zahamagaragaho hariya kariya ko zari zihari. Naragiye nyine kuri cafetaria ndamuhamagara, noneho aranyitaba, nimero ye nari nyifite,
arambwira se mu rugo ko bakubuze byagenze gute, uri hehe, urakora iki, ese watashye mu rugo ko nta kibazo gihari kinini, ko nubwo waretse ishuri ko n'ubuzima bugihari, angira inama. Ariko kuri njyewe sinamwumvise, ahubwo narambwira ati njyewe mfasha gutya na gutya, ndashaka amafaranga yo kugira ngo nkomeze inzira ndimo, ko narayiyemeje kandi ngomba kuhagera. Mwibutse yuko nawe yagiye mu buryo butunguranye, nibwo yemeye kumfasha nyine aranyoza amafaranga. Icyo gihe rero hari ziriya banki za Western Union yaje kunyoza amafaranga kuri banki njya hariya yitwa Iposta ya Dar es Salaam igira Western Union, niho nagiye gufata ayo mafaranga. Ubwo maze kuyafata nyine naje kugaruka aho ngaho, bukeye bwaho nyine urumva Dar es Salaam nibwo bwa mbere nyigezemo, ni umujyi munini, byinshi ntabwo nari mbizi. Ariko kubw'amahirwe nyine aho ferini naje kubaza amakuru nyine neza buhoro, baza kunyereka ubwato bujya Zanzibar ariko bukazanakomeza Komoro, kuko nabo n'abantu bari baburimo benshi n'abacuruzi bajyaga Komoro. Aho Komoro nje sinari mpazi, twari ukuhumva, narebaga kuri map nkareba gutya, nkareba ari inzira ijyana Mayotte, nuko nko naje kwisanga ndi Komoro. Andi Zanzibar aho twaraharaye, ntegereza yuko mbona ubundi bwato, mbona ubundi buryo bwo kugira ngo mbone access yo kwinjira muri ubwo bwato buzakomeza Komoro. Nibwo rero naje kubona umuntu waje kumfasha gutwara imizigo, bantwara mu mizigo gutyo, ariko ntihishe, ariko ndi nk'umukozi wabo. Nibwo bampaye imyenda yabo yo kwambara, kubera nari nabahaye amafaranga nyine banyimutse imyenda yabo. Ndabyibuka yatumye icyo gihe yari yanze no kunkwira, kubera njye ndi muremure, yari yanze kunkwira, ngomba kwihinda nkaho nambaye ikabutura kandi ari ipantaro. Niko byagenze rero nisanga mu bwato bujya Komoro. Ubwo rero ni kure, kubera ubwato bwabo bugenda buhoro, bw'imizigo twagenze umunsi nijoro. Ni ukuvuga ngo twahagurutse nka saa 12 za nimugoroba, turagenda ijoro ryose n'umunsi, tuza kugera hariya rero muri Komoro. Komoro cyantunguye abantu baho bose ni abasilamu, ahantu hose ni misigiti, ahantu hose nta muntu wagira ngo niwe wabona umuntu wenda wakwisangaho. Ho abantu baho batandukanye n'abari hano muri ibi bice byacu, ho n'abantu bateye ukwabo bameze nk'abarabukuntu. Usibye kureba gutyo bakavuga, usibye ko ikiza cyabo bakoresha ururimi rw'igifaransa, kandi njye nari nzi igifaransa nanjye, urumva kubisangaho byaranyoroheye. Navuganaga nabo nkababwira nti se nagera Mayotte gute, ariko njyewe nisanze cyane ku mupolisi nabwiye, njye nari nzi ko ari bunamfunge kuko nta n'icyangombwa nari mfite. Ariko uko njye nabibonye we yamfashe nk'umwana, kuko nubwo nari muremure bwose nagaragaraga nk'umwana ukuntu. Niko nabiketse, sinzi icyatumye amfasha, ariko we niko nabiketse. Kwegera umuntu w'umupolisi, nkeka ko abantu benshi batapfa kwegera abapolisi, ariko njyewe naratinyutse ndamwegera, ndamwana njyewe ndashaka kujya aha ngaha kandi nizeye ko wamfasha rwose, kubera aha ngaha niho ukora, ni ku bwato, ni ku mwaro w'ubwato rwose, urahamenyereye, nzi ko wamfasha. Arambwira ati ibi bintu byaha birakomeye, birirwa bagarura abantu, birirwa bafata abantu, ntago nafata iyo risk. Ndamubwira ati njye mbabarira umfashe, ntago nasubireyo navuye, kuko aho navuye ni kure, naho njya ni kure. Umupolisi arambwira ati rero ubwato ntago bupfa kuboneka, rindira nibuboneka nzakubwira. Icyo gihe sinari mfite aho ndara, sinari mfite umuntu n'umwe nzi Komoro, ariko kubw'amahirwe naje kubona ahantu hari restaurant abantu bacuruza icyayi, bacuruza n'amacapati, aho nyine hafi y'umwaro w'ubwato. Naho ngaho nicaye, ari ukuntu bafungura za restaurant zabo zikageza mu gitondo, aho niho nicaye nkageza mu gitondo. Wenda amasaha nimugoroba nkajya gukaraba, nkagaruka ku Kivu. Ntabwo nakita Kivu ni ikindi aha mu Rwanda, ariko ni inyanja mbese. Niho nicaraga paka igihe naje kubona ubwato. Ariko amafaranga yo ntago nigeze nyamuha, kuko ntayo yigeze ansaba, ahubwo yaje kuntungura mu gitondo, ubwato buri bugene nijoro, arambwira ati ntabwo uri bujye mu bwato udatanze amafaranga. Ariko kubw'amahirwe naramubwira nti rero amafaranga nangahe yo batanga. Yanciye amafaranga menshi, arambwira ati turishyura $100. Ndamubwira ati nta $100 mfite njyewe, urumva ati kuko njyewe rwose nta n'akazi nakoraga, ni uburyo bwo kujya gushaka imibereho, ntago nari mfite amafaranga yo kuvuga ngo nayo rugenda aya ngaya ngo azamfasha mu rugendo. Nibwo yemeye kumfasha rero, arambwira ati zanayo ufite.
mu by'ukuri ngewe ninjiye mu bwato, ukuntu ninjiye mu bwato rwose ninjiyemo mu buryo bugoranye cyane. Ni ukuvuga ngo ninjiye nk'umuntu wikoreye imizigo kandi ntari bugaruke. Aho hantu kugira ngo winjiremo uhishe mu mifuka iri aho ngaho, icyo genda byibuka yari imifuka iri abatwaramo bazanamo imiceri gutya, ariko ntabwo harimo umuceri. Urumva harimo ibintu bimeze nka sezame ukuntu. Nibyo niho nagiye mu aho ngaho, nisanga mu bwato, ndagenda nyine ngera Mayotte. Ariko mu nzira tutaragera Mayotte naje guhura twaje, urabona wenda ibirometero nka 20 ngo tugere Mayotte nyirizina. Twaje guhura na traffic, baraba trafficking bazenguruka bakora umutekano wo ku bwato nyine wo ku mazi yabo. Nibo baje baradufata, ntabwo bahise badufata nyine, bahagaritse ubwato bashyiramo arukuntu barohamo babuhagarika, burahagarara. Buhagaze baza nyine bafuya bashakisha. Noneho ngewe nta nubwo nabyumvaga kuko bwari ubwato bunini kandi nari ndimo hasi. Urumva bo baza bashaka abantu barimo mu buryo butemewe cyangwa imizigo itemewe. Ni muri ubwo buryo nanjye bamfatiyemo rero aho ngaho. Iki nababaje nabo abo bari batwaye ubwato ntabwo bari bazi ko ndimo. Umuntu wari washyizemo nta nubwo nawe yari agihari. Nuko nisanze mu bwato bw'abapolisi banjyana gutyo. Ngenda mfite ubwoba nzi ko bari bunjugunye mu mazi nako, ariko naje kugera ku mwaro nyine banjyana batujyana kufunga. Ngira ngo harimo n'abandi basore 4, nanjye nari uwa 5, bose bafatiye muri ubwo bwato. Nuko batujyana ku mwaro. Nta n'uwe bigeze babaza ngo uva hehe cyangwa urakora iki cyangwa bagezemo gute. Baratwihoreye gusa batujyana, batwambika amapingu, batujyana mu bwato turagenda. Nuko tugeze ku mwaro batwinjiza mu modoka ya polisi, turagenda no kuri polisi. Muri icyo gihe rero cya polisi aho ngaho ntago bigeze bagira bahita batubaza, bahise batukira muri gereza. Iyo gereza rero nta bantu benshi bayirimo, yari nka lock up y'abapolisi. Gusa harimo abagabo 2 twasanzemo. Nagerageje kubabaza, barambwira ngo bo bacuruzaga ibiyobyabwenge nibo babifatanye. Ariko abandi twari turi kumwe bose bari abantu binjira mu gihugu mu buryo butemewe. Nuko badufashe rero tubaho ngaho. Uwo munsi baradufashe turafungwa. Umunsi wa kabiri nta kibara tubaza, gusa bakatuzana ibyo kurya n'amazi yo kunywa. Ariko ikindi kintu cyabaga muri iyo gereza harimo umwanda ukabije, ku buryo kuwihanganira byabaga bigoye, kubera bigaragara ko bashyiragamo abafungwa bandi batakoreye isuku. Nyine turabyihanganira biguma aho ngaho. Gusa muri abo bantu twari dufunganywe harimo umurundi umwe. Urumva ko byari byoroshye kugira ngo tuvugane we. Nuko baza kugera igihe bakazaya bafata umuntu umwe bakamujyana bakamubaza ibye akagaruka. Nuko nanjye baje kumfata nyine baranjyana, bambaza aho mva, bambaza icyo nakoraga, bambaza impamvu nagiye mu bwato nta byangombwa, bambaza impamvu cyari kinzanye muri Mayotte, impamvu nyamukuru. Ubwo ikintu batsimbaragaho niye mpamvu yatumye uza muri Mayotte. Bambazaga ati nta kindi gihugu kiri imbere ngo wenda bavuga ngo urajyamo, niye mpamvu yatumye uza muri Mayotte. Urumva icyo nababwije ukuri, ndababwira nti jyewe impamvu yatumye nzanga nuko nari nzi ko ari ni igihugu kimwe cyo mu ntara z'Abafaransa. Numvaga ningera aha ngaha bizanyorohera no kujya n'ahandi ngiye no mu bundi buryo, kandi numvaga ari ahantu nakora akazi nkabona imibereho nk'uko n'abandi bayibonye muri ibyo bihugu. Nuko baje barambwira ati rero subira muri gereza, ibyawe bizamenyekana. Njyewe nasubiye muri gereza nzi yuko wenda bumvise agahinda kanjye, ibyo nabasobanuriye byose numvaga wenda babyumvise. Urumva wenda bafite ubundi buryo bagiye kudufashamo. Aho ngaho twamaze icyumweru hafi n'igice. Amfite icyo cyumweru n'igice cyari gutegereza ubundi bwato buzasubira Komoro. Nicyo kintu icyo gihe twamazemo aho ngaho. Noneho igihe kiragera baradusohora, baratujyana badusubiza mu bundi bwato. Ubundi ubwo bwato noneho bwo bwari ubw'imizigo ariko bunatwara n'abantu.
nibwo badushyizemo. Buri muntu wese bamuha igipapuro gutya kimujyana kimurekura, ariko noneho kimubwira igihe cyose azongera gusubira muri Mayota azahura n'ibibazo bazamukatira bakamujyana mu rukiko. Nuko nageze mu Komoro. Ubwo rero na Komoro ho narageze, n'ubundi nasubiye kuri wa mupolisi wamfashije. Ndabona ibyo wamfashije byarangiye, dore bangaruye, mwerekana igipapuro. Niho wese amfasha no kubona ubwato busubira Dar es Salaam, kuko numvaga n'ubundi iyo nzira bitazakunda. Nuko nisanze Dar es Salaam. Umaze kugera Dar es Salaam, inzozi zo kujya hanze zari zarangiye cyangwa hari ibyo watekerezaga still? En fait nabonaga gusubira mu rugo bitakunda. Byaranze gusubira mu rugo, kuko nabonaga gusubira mu rugo ari nko gusubira hera, sinzi ukuntu natanga urugero rwakumvikana. Ibyaje kuba rero, nagiye hariya ahantu bita hariya Kariyako, hari ahantu bita Musimbazi. Kugira ngo mamenye icyo gihe, iyo minsi ntarajya Komoro ndi Dar es Salaam, nigeze kujyanayo n'umuntu w'umunyarwanda wari ugiye gufatayo ibintu yashaka kuzazana mu Rwanda, ariko noneho we yarategereje imodoka, ziriya modoka bakura Dar es Salaam zizina. Ubwo rero icyo gihe tujyanayo, ngiye nasanze abanyarwanda benshi bakora muri bya spare parts. Noneho ngewe numvaga gusubira mu rugo bitankundira, ahubwo numvaga gushaka akazi aho ngaho aribyo byamfasha. Noneho nisanze ndi hariya Musimbazi, ndagenda hariya abanyarwanda bakoraga hafi y'isoko ryaho, hariya Musimbazi nyine hari ahantu hari umuhanda, harimo ahantu bacuruza ama spare part menshi, ibyuma by'imodoka byakoze. Naho ngaho nyine natangiye gushakira ubuzima. Nkajya Ubungo, nkashaka iriya ntuza, iriya bari abantu baba bavuye mu Rwanda baje gushaka ibyuma, baje gushaka inuza utuntu twinshi baba bashaka Dar es Salaam, ngiye nkabayobora nkabazana Kariyako. Ushaka spare part nkamuzana hariya Musimbazi, ushaka ibindi muri Kariyako nkamujyana gutyo. Nuko natangiye akazi. Ariko gusa ntabwo byari nyorohe, kuko namaze hafi ibyumweru 2 ndarahanze. Rwose n'igipangu n'itaje nararaga hanze yaho, mpagiye nayibona. Usibye ko nigeze gusubirayo mu minsi yashize, mbona yarahindutse, iyo taje tagiye hari barashyize ibindi. Ariko ubuzima bwabo bwakomeje kuba bubi, ariko nyine nabonaga amafaranga yo kurya, nkagenda nkabaho gutyo nk'abandi nyine. Urumva mu mujyi nka Dar es Salaam ntabwo wabura abo bita abasira, abantu babaho badafite icyo bakora kifatika, ariko nyine bakabaho. Ukabagakora utwo dufaranga dushingi dukeya, ukamenya ko ugomba kurya, ukamenya ko ugomba gushaka aho waryama gutyo gutyo. Ariko noneho muri ubwo buzima naje guhura n'abantu bagiye muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe rero Afurika y'Epfo yari igezweho cyane. Noneho muri Afurika y'Epfo aho ngaho bajyaga bo, njyewe ntabwo numvaga najyayo, ntabwo nigeze nshaka kujyayo. Ahubwo njyewe nabakoreraga izo manevre zo kubashakira imodoka ibatwara, numva ikabacisha muri iyo nzira zijya za Mutwara, cyangwa iriya nzira ijya Mbeya, nkabarangira nyine bikagaragaza. Icyo gihe rero Ubungo baba bisukanura, imodoka ije haba harimo abantu bagiye muri Afurika y'Epfo, haba harimo abantu bagiye. Ubwo nabyo nkakomeza mbikora gutyo. Ariko noneho umwe muri bo yaje kumbwira ngo hariya muri Kongo, hariya muri Dar es Salaam bajya bafata impunzi z'abakongomani. Impunzi z'abakongomani, izo mpunzi z'abakongomani barazifata bakazijyana mu nkambi y'impunzi iba Ikigoma. Noneho hashira igihe iyo process akazaza process yo kugira ngo uzabe wajya Iburayi mu buryo bworoshye. Noneho umuntu yabinganirije aho ngaho, diri yahise ihinduka. Ubwo ibyo nakoraga byose nahise mbireka, nahise njya kuri ACR. Ubwo rero wumva ntabwo nari ngiye kujyayo ngo nkomeze nitwa umunyarwanda. Ubu byahindutse ko noneho mpinduka umukongomani. Ariko noneho birananyorohera, kuko njye navukiye muri Kongo, nari nzi indimi zaho nkeya aho nakwirwanaho. Nuko nisanze mu nkambi y'impunzi Ikigoma rero. Ariko nkiri aho Dar es Salaam nyine, ngo narageze ndi declara, barambaza
uravaho ukajya he, ndabasobanurira inzira wanyuzemo wanyuze iyahe, ngo yumva icyo gihe narababeshye, ntabwo nababwije ukuri, ariko icyabaye nuko bamfashe banjyana ahantu bashyiraga abakongomani, ahantu bita uriya muhanda, sinzi ukuntu umuhanda bawitaga, ariko ni umuhanda ukomeza gutya ujya Mbezi gutya, ahantu hari n'icyicaro cya, sinzi ukuntu bacyitaga icyo gihe, nibagiyeho gato, ariko aho hantu hararaga abakongomani bategereje kujya mu nkambi y'impunzi i Kigoma. Ubwo nuko nisanze ndi ndaho ngaho ntegereje gari ya moshi izanjyana Kigoma. Nuko igihe kigeze cyo aho ngaho nyine, urumva hari abantu baturutse i Bukavu, baturutse i Burundi, cyane cyane baturutse i Bujumbura, nuko tugumaho, igihe kiragera rero batujyana mu nkambi. Bari abantu benshi cyane, abantu bakuzura nka kwasiteri. Nuko turagenda tugera i Kigoma. I Kigoma aho tujya gukora indi interview noneho kuri asiteri yaho, yaje kutujyana, yakorezwaga n'aba immigration, batubaza ese mwinjiye gute, byagenze gute. Nuko turababwira ati twebwe twinjiye, njye nababwiye yuko naje mu ikamyo, kandi kuko iyo kamyo niyo yangejeje na Dar es Salaam, iyo menya ko ari Kigoma ariho binjirira, ariho nari kwinjirira mu buryo bunyoroheye. Badufata fingerprint batwohereza mu nkambi. Nuko nageze mu nkambi y'impunzi ahantu bita Mutwara. Iyo nkambi nyirako baranayifunze, bahita Mukugwa. Iyo nkambi yitwaga Mukugwa, ahantu bita muri wilaya ya Kibondo, aho ngaho nyine hafi ya Kibondo, aho ngaho naho ngo iyo nkambi yari iri. Hariyo bahamaze igihe kingana gute kuva hariya kuza mu Rwanda, naho byaje kugenda gute? Aho ngaho byantwaye igihe, kuko nahamaze umwaka n'igice. Afite aho ngaho nasanze n'abantu bagenda Iburayi cyane, bagenda cyane mu buryo ngewe iyo mbimenya kera mba naragiyeyo. Ni ukuvuga ngo hari abantu buri munsi hagenda nka famiye nka 20, bagiye Australia, bagiye Canada, bagiye New Zealand, bagiye za biriya bihugu bya Scandinavia, Sweden, baragendaga cyane. Ubwo urumva ngewe impamvu nahatinze cyane nuko nabonaga n'abandi bagenda, hari hagoye kuhaba, hari mu ishyamba ribi, habaga malaria, yandi hatari, ariko narihanganye kubera yuko nasanze abantu benshi bo mu Rwanda, harimo n'abo narinzi bari bariyo. Ahangaho ni ukwihindura umukongomani, kugira ngo ugahindura n'ubuzima ukajya kuba mu nkambi nk'impunzi, kugira ngo ubone urugendo rwo kujya hanze. Byaje kurangira gute ahangaha muri Tanzania mu nkambi? Aho mu nkambi nkubwiye ngo inzira zo kujyayo zari zararangiye, zo kugira impungenge wenda ngo nzagenda zari zararangiye. Gute? Icyambere nuko bari barampaye stati inyemerera kubayo, bari barampaye kadi inyemerera kubayo mu nkamba nk'impunzi. Bivuga ngo ibyo bahaga impunzi nanjye narabibonaga. Niba narwaye baramvuzaga, bampaga ibyo kurya bya buri kwezi. Kandi noneho nubwo bari benshi, ariko nanone ntabwo bari benshi, kuko nabonaga n'ubundi buri munsi bagenda babajyanye Dar es Salaam bagiye kuri indege. Ubwo urumva nanjye nari mfite ibyiringiro ko nzanzura indege nkagenda. Ariko nyine naje sister wanjye uwo ngo nakubwiye kera wamfashije, twakomeje tuvugana, yaje kumbwira ati rero mu rugo ubwo urumva nari maze umwaka hafi n'igice ntagira uwo mvugana nawe, ari no mu Rwanda ntagira uwo mpamagara. Yaje kumbwira ati rero ibyiza wataha ukagenda ukabasura bakakubona, noneho ukazagaruka ukazasubirayo, ariko ubyibuze barakubonye, kuko igihe kinini bakimaze batazi ko ndiho. N'uwo mushiki wanjye nubwo yabahamagaye akavuga ati twaravuganye, ntabwo nawe icyo gihe cyose ntabwo twari twakavugana. Ubwo rero urumva nibwo yaje kunyoreza amafaranga, arambwira ati wowe tega n'ubundi aho Kigoma ni hafi yo mu Rwanda, shaka kugera mu Rwanda
ubasure none uzasubireyo. Nicyo gihe. Okay. So mu Rwanda waje kugaruka gute? Mu Rwanda byari byoroshye gusa ahubwo gusubirayo nibyo byari bigoye. Kubera yuko gusubirayo byasaba kuba ufite ibyangombwa, kandi ukubizi ya Rusumo kugira ngo uhace udafite ibyangombwa n'ibintu bigoye. Ariko iyo utaha biba byoroshye. Amfite narateze nyine, nari mfite amafaranga, yanyoje amafaranga. Noneho umumama twabanaga w'umunyarwanda wabaga mu nkambi iyo ngiyo yari afite abana bakunda kumwohereza, bari baragiye muri Australia, bakunda kumwohereza amafaranga. Ubwo urumva we kumuha cyangwa gisohoka mu nkambi byabaga byoroshye, kubera bari babizi ko buri gihe ajya gufata amafaranga. Niwe wagiye gufata amafaranga yanjye mu mazina ye, rero arayanzanira. Ayanzaniye ubwo nibwo nashatse ukuntu nazagenda. Ariko kugira ngo ngende nashatse narirwaje ndirwaza, njya ku bitaro ndabati ndarwaye, bapimye ndabati ngewe ntabwo ibyo binini birimo birankiza, banshyira muri ambulance injyana ahantu bita Kibondo hari hopitale yaho. Mbere yo kugira ngo bakoreze Kigoma cyangwa Dar es Salaam niho ubanza guca kugira ngo barebe ko baguha transfer. Ubwo naho ngo nagiye icyo gihe. Ubwo nisanze ndi Kibondo bitambacika gutyo aho ngaho, bitamfata basi kuko kuva aho ngaho ku nkambi ujya Kibondo habagamo bariyeri y'abapolisi, kandi ntabwo bari kuhanyura. Kandi iyo nkambi yari ikikijwe n'abaturage b'Abatanzania. Iyo wavaga mu nkambi ujye wenda hanze yabo barakugaruraga, kandi iyo bakugaruraga baragufungaga kubera baguhanaga. Amategeko y'impunzi ntabwo yabemeraga gusohoka aho ngaho. Nuko nisanze rero ndagenda ngera Kibondo, mva Kibondo bitanjya Nyakanazi rero niwo muhanda uvana nyine Dar es Salaam uza no mu Rwanda. Ni hafi yo mu Rwanda rero, nahise ngera Rusumo mpageze ntabwo nirigeze nirwa njya kuri immigration, nge nahise manuka umuhanda, uriya muhanda nyine ujya ku kiraro bitangenda. Wari ufite passport? Icyo gihe nta passport nagiraga. Nta n'ikintu cyanditseho Rwanda nagiraga. Icyo gihe nta passport nagiraga. Wahamanutse gute kandi hariya tuzi ko hari abasirikare, abapolisi? Hariya kuhamanuka nakubwiye ko gutaha byoroha. Nge namanukaga barambaje unatoka wapi naenda wapi, ndavuga ati mie naenda nyumbani. Urumva nuko nababwiye. Ntabwo bigeze bavuga ngo hagararaho ngo tukubaze iki, nge barandetse ndamanuka ndakomeza ndamanuka. Ahubwo mvuga ngeze ku mupolisi wo mu Rwanda ni wambajije kuri yo nabandi kuje gutyo. Habaga abapolisi babanzaga harya ku kiraro bo barandetse. Ariko wa mupolisi wo hirya uri hirya aho imodoka zisohorera niwe wambajije byinshi, arambaza se byagenze gute kugira ngo ugere hano. Nabati ibyangwa byanjye narabitaye mvuye Dar es Salaam. Urumva ambaza akarere mu nkomokamo, ambaza mu rugo, ndamubwira, nibwo yayisandeka rero ndaza ndatega imodoka isanzwe ndataha. Okay, ukaba wageze i Kigali icyo gihe nuhe mwaka? Aho hari 2005. Okay. 2005 umwaka urangira ko icyo gihe na Noheli yendaga kuba. Okay. Reka dusubira inyuma gatoya mu rugendo rwawe rwo kuva mu Rwanda ukagera Kampala, Mayoke na hehe, Dar es Salaam, mu nkambi no kugaruka i Kigali. Ni irihe somo wakuyemo cyane cyane uzi ko bitewe n'ingendo washaka gukora yo guhunga Afrika ukajya gushakisha ubuzima hanze mu bihugu byo mu Burayi? Ni irihe somo wakuyemo? Isomo rirahari kuko buri kintu cyose ukoze ntikigira icyo kikugezaho, ahubwo ibyawe bikahatikirira. Kuko usibye n'amafaranga n'umwanya urababaza, none ukongeraho n'icyizere cyo kumva wataye umuryango wawe. Ni byinshi umuntu yakwirinda kubikora. Ariko icyo gihe nabikoze. Isomo navanyemo ni ugukora ibintu byose uhobotse. Ikintu cyose umuntu akubwiye ntabwo ari ngombwa ngo uhite ugikora. Banza usubize inyuma uvuga ati iki kintu ese kirambereye, ese iki kintu kimfitiye umumaro koko, ese nibwo kimfitiye umumaro kiri mu gihe cyiza cyo kugikora. Ibyo byose ukabireba. Nyega ko isomo ari ryo navuga. Ikindi kintu ni cyo kudafata risk. Bajya bavuga ngo kine risk rien kine gagne rien, ariko hari risk ziba zitandukanye.
nk'aho ngaho nari ndi mu bwato abo bapolisi iyo bamfata bakanjugunya mu mazi mba narapfuye. Wenda uwo munsi nuko Imana itari yandetse ngo ivuga ati wenda ngo igihe cyawe kirageze cyo gupfa, ariko izo ni risike zihambaye udashobora gufata uko wiboneye. Nkeka ko amasomo ni menshi ariko aya abiri niyo y'ingenzi. Okay. Kuba ufite igihugu cyawe cy'u Rwanda nta muntu yakwirukanye ukaba wagiye kuba mu nkambi kandi ubeshya ko uri umukongomani kandi uri umunyarwanda, ubuzima bwo mu nkambi tuzi ko atari ubuzima bwiza, aho ni irihe somo wakuyemo? Kuri ubu ngubu ntabwo nakwihakana igihugu cyanjye kubera yuko ni igihugu cyiza, ni igihugu gifite umutekano, ni igihugu giha amahirwe abantu bose. Nkeka yuko nta muntu uhejwe kugira icyo akora mu Rwanda. Igihe cyose ufite amahirwe yo gukora icyiza uragikora, kandi ukanagifashwamo kugira ngo n'inzego zose kugira ngo atari we gusa kigira akamaro, kigira n'abandi akamaro. Nkeka yuko nanjye icyo gihe ntabwo navuga ngo nataye ubunyarwanda kuko nari umunyarwanda mu mutima no mu maraso, n'ubu ndacyari umunyarwanda. Wenda icyo gihe bwari uburyo bwo kwirwanaho kugira ngo ndebe ko hari icyo nageraho mu buzima, ariko nk'ubu ngubu kano kanya ntabwo nabikora. Nk'ubu kano kanya ndanakangura n'umuntu wese washaka guhitamo inzira nk'iyo nahisemo ko yabireka. Hari amahirwe menshi cyane, hari impano zitandukanye wakoresha, hari ufite n'impano, ufite n'ikintu cyose wakora kandi ugatera imbere ukagira icyo ugeraho. Hari abasore benshi cyane mu Rwanda, muri Afrika, East Africa n'ahandi henshi cyane baba bafite inzozi zo kujya hanze, bakaba barimo gushakisha inzira n'aka kanya, barimo kwibaza ni gute bava mu bihugu byabo bakajya mu bihugu byo hanze mu mahanga. Aba bo urababwira iki? Cyo nababwira, njye mbona abashinwa baza mu Rwanda, baza muri Afrika, nkabona Abarabu, nkabona Abaturukiya, nkabona Abahinde baza gukora muri Afrika, kandi ugabona barabyishimira, bameze nk'aho bari muri paradizo. Ariko njye nkibaza se kubera iki twebwe dutuye muri Afrika tutakwishimira kuba muri Afrika? Hari umugabo tweze kuganira arambwira ati nta gihugu kibura ibyiza cyangwa ngo kibura ibibi, buri ahantu hose haba ari ibyiza hakaba n'ibibi. Igihe rero wafashe ibibi bikaruta ibyiza, icyo gihe uba waneshejwe. Nkeka yuko ibibi biba bihari kugira ngo bidufashe kugira ngo tugere ku byiza. Nubwo Afrika ari ahantu wenda hari ibibazo wenda by'intambara, hari ibibazo by'ubukene, hari ibibazo by'iki, nkeka yuko no muri Afrika uburyo bwose wakora, ikintu cyose wakora gishobora gutuma ubaho neza kandi ukabeshaho n'abandi neza. Niyo nama nagira Abanyafrika muri rusange. Okay. Inzozi zawe zo gukina basket, kuko bakubwiraga ngo uri umuremure, uzi gukina basket, ugiye mu bihugu byo hanze wayikina neza. Inzozi za basket uracyazifite cyangwa imyaka ntabwo ikwemerera? Bakti, iby'imyaka byo wenda nta wabivuga, ibyo myaka ntago buriya buri kintu cyose kwiheba nicyo kibi. Gusa ariko n'ubu nta nubwo nkikina basket, narayiretse. Ariko wenda ntago nakwankuraja undi muntu ufite iyo mpano kuyikoresha ko atanyuze mu nzira nk'izo nanyuzemo. Ubu hagezeho gukoresha social media, agakoresha social media akagaragaza impano ye. Ushobora no gufata baro ukajya ahantu wenda ari tere ukifotora urimo urashuta ugaragaza ko hari ibyo ushoboye. Icyo gihe aba scout bashobora kubona yuko ushoboye bakaza kwirebera atari ngombwa ngo wogeye. Nkeka yuko hari inzira nyinshi zo kugira ngo ukore kandi ugaragaze ko ufite impano. Ntabwo ari ngombwa ngo uce mu nzira nk'izo zigoranye. Murakoze cyane. Mu gusoza, sinzi icyo wabwira abajeni benshi bari mu Rwanda barimo gukurikirana no hanze y'u Rwanda ariko bakaba barimo kugukurikirana kuri kamera za BigTown TV. Afite iyo yari inzira ya mbere. Hari indi nzira yo kujya muri Ethiopia no mu Misiri. Wenda icyo gihe twazashaka undi munsi tukazakora iyo part 2 yabyo. Ariko nkeka yuko inama nabangiriye Abanyarwanda urubyiruko tungana, hari abantu benshi barangiza ishuri bakumva ko babona akazi ari uko bagahawe. Hari urubyiruko nyine rwinshi ubona rushoboye, ariko icy'ingenzi ni uko wenda mbona badafite icyizere, batiha icyizere muri bo bumve ko bashoboye. Icyambere burya niba icyizere utagihawe no gukoresha cyangwa se n'ushakaho akazi, nawe ubwawe ushobora kukiha ukigaragaza icyo ushoboye muri wowe. Nkeka yuko icyambere ni ukwiha icyizere,
no kumva ko ushoboye, ariko cyane cyane no gukoresha impano z'abantu, kuko hari igihe ufite impano ariko utazi ko uyifite. Bagashaka inzira zose, kuko hari inzira zitandukanye, kuvuga ngo wenda ngo wize banking cyangwa wize ubuganga ngo uzakora ubuganga gusa. Ushobora no guhura wenda n'umukanishi, icyo gihe uri umukanishi ukahita wiga ubw'ubukanishi kugira ngo nawe uhite ubona ku kazi ako kanya. Nuko ngiye icyo ngicyo nabagira inama. Okay. Urakoze cyane. Arya amazina wongeye utwibutse? Amazina nitwa Ngoga Jean Pierre. Okay, Jean Pierre arakoze cyane kuba arimo kwicana BigTown TV. Ngira ngo yadusangije urugendo rwe rwo kuva mu Rwanda kujya Kampala, kuva Kampala kujya Dar es Salaam, Zanzibar, Komoro, Mayotte, no kugaruka mu Rwanda. Nyuma yo kugaruka mu Rwanda no muri Tanzania yahise ajya mu nkambi yita ngo ni umukongomani kandi ari umunyarwanda. Kuva hariya no kugaruka mu Rwanda n'ibindi byinshi, ngira ngo ibi byose mwabyumvishe, mwakuyeho isomo rikomeye cyane mwebwe muri mukurikirana BigTown TV. Reka tubwire ko murakoze cyane gukurikirana ibiganiro byacu, tuzakomeza kubamenyesha byinshi, ariko nimba ufite comment zawe ku rugendo rw'uyu musore turi kumwe nawe hano, watwandikira hariya hasi kuri comment, maze natwe turi tayari kugusubiza no kubahiriza izindi gahunda zitandukanye. So icyo mbasaba aka kanya no gukanda subscribe kuri BigTown TV, mugakomeza gukurikirana gahunda zacu za buri munsi. Byinshi biracyarimo kuza. I go by the name Back T, and this is BigTown TV. Remember to subscribe. Until next time, ciao ciao.